mugore yaravuze ngo ni byiza kwangirwa uwo uri we, abantu bakakwangira mu mwimerere wawe kuruta uko bagukundira mu kwigaragaza uko utari. Nahitamo kwangwa kubera amahame yanjye kuruta gukundirwa mu mahame y'abandi. Uyu mugore yavuze ijambo rikomeye ngo nyoherereze indabyo nyiri muzima. Sinshaka umuntu uzankorera ibyiza ruko maze gupfa. Nkorera ibyiza nyihumeka. Sinzakubone ku kiriyo uje gutanga abagabo. Burya umuntu utarakubwiye ko agukunda ukiri muzima uzamunyuzemo ijisho ku kiriyo. Utaragutabaye ukiri muzima uzamunyuzemo ijisho naza kubikorera ku kiriyo. Twige kubwira abantu ko tubakunda bakiriho bakibyumva, tubatabare bakiriho bakibyumva. Nta mpamvu yo kuzatanguranwa mikoro ku kiriyo ngo urabona ngo runaka ngo twabanye gutya na gutya na gutya. Bibwira abantu akiri hakibyumva nawe abyumve. Niba umufasha mufashe. Betty Davis yaravuze ngo nta muntu ujya uvuga ikibi ku muntu wapfuye. Buri muntu wese washizemo umwuka avugwa neza. Gusa twagakwiye kwiga kuvuga neza abantu bakiriho bagihumeka bakibyumva. Nta mpamvu yo kuzavuga neza umuntu ari uko yapfuye. Uyu mugore yigeze gutinyuka aravuga ngo niba abantu bose bagukunda ntabwo uri kubikora neza. Kizakubwira ko ibyo uri gukora uri kubikora neza ni igihe uzabibonamo n'abanzi. Abakurwanya nicyo kimenyetso cya mbere cyerekana ko ibyo ukora uri kubihamya neza. Niba utaratangira kubona abakurwanya ukaba utaratangira kubona abanzi, haracyabura amakano. Uyu mugore yaravuze ngo ntushobora kwishima ngo urenze uko ubitekereza. Guhindura umunezero wawe ni uguhindura ibitekerezo. Yaranavuze ngo gusaza si bibi kuko bigirwa n'abanyamahirwe. Duhora turwanya ubusaza ariko burya gusaza ntabwo ari ibya buri wese. Siko buri wese uvutse agira amahirwe yo gusaza. Gusaza rero ni umugisha n'ibyo kwishimira. Yaranavuze ngo ubuzima ni none kuko ejo hazaza ni agateganyo. Aranavuga ngo nitujya tumenya agaciro k'ibyo dufite kugeza igihe tubibuze. Nitujya tunamenya agaciro k'ibyo dushaka kugeza igihe biziye. Rimwe na rimwe rero tuba dufite ibyishimo iruhande rwacu nitubimenye kugeza igihe bigiye. Mu gihe ibyo turarikiye iyo bihageze bishobora kutuzanira imibabaro ubuzima bwacu bwose. Buri kimwe cyose kigukikije ubishatse cyakunezeza. Ni kimwe nuko buri kimwe cyose urarikiye gishobora kuza kikagutera agahinda katazashira. Twige kunyurwa no kunezezwa n'ibyo dufite. Niba ibyo ufite bitakunejeje n'ibyo urarikiye ntibizabikora. Uyu mugore yaravuze ngo urufunguzo rw'ubuzima ni ukwemera ibibazo ukaba munini kuruta ibibazo. Urufunguzo rw'ubuzima ni ukwemera imbogamizi. Iyo nta mbogamizi ukibona burya ngo uba wapfuye. Iyo nta bibazo ugihura nabyo burya ngo uba wapfuye. Nibyo mbona mbabwira ngo ubuzima ni umweru n'umukara bivanze, ni uruvange rwa byombi. Ubuzima ni ibara ry'ivu. Ubuzima ni bwera dede, ni bunira buratsiriri. Nta muntu ukwiye guheranwa na kimwe muri byo. Ngo ugende uheranwe n'uburyohe udamarare. Nta n'umuntu ukwiye gukanyarara ngo aheranwe n'agahinda aheremo umukara. Ubuzima burimo hagati no hagati. Burya ubuzima bugomba kubamo akantu gasharira. Ubuzima butabamo umushari ntabwo buba hano ku isi. Umuntu abugira iyo yapfuye cyangwa iyo ari hafi gupfa. Igihe uzabona ubuzima bwawe buri mu mweru gusa uzagiremo akoba, hari igihe rurema bari hafi kuguhamagara. Iyi nyenyeri igiye kuzima burundu irabanza ikaka cyane. Iyo Uwiteka ari hafi kuguhamagara urabanza ugahitingamo. Gahunda zawe zigatangira gucamo nta mbaraga nyinshi wabishyizemo. Ubuzima burabanza bukaryohera cyane iyo uri hafi gupfa. Mu buzima rero buryo nta kikurushya nuko nta n'ikigukiza kiba gihari. Ubuzima ni bukaryohere cyane. Burya ntugakunda ubuzima buryohereye cyane.
bujye bunaguteramo nako bugira ahantu ugarukira. Hari igihe buryoshye cyane rurema bari hafi kuguhamagara. Imbogamizi rero ibibazo bitwereka ko tukiriho, tugihumeka w'abazima, turacyari mu isi, ntabwo turapfa. Ntukishime ngo uhezeyo, ntukanababare ngo uhereyo. Yaravuze ngo kugira ngo ukabye inzozi zawe biragusaba kwemera kubirira ibyuya mu murimo biva mu ntuyo. Aranavuga ngo niba utarigeze wangwa n'umwana wawe, ntabwo wigeze uba umubyeyi mwiza. Kuba umubyeyi mwiza si ugukora ibituma abana bawe bagukunda gusa, si ugukora ibiri mu bushake bw'abana bawe, si ukubaha ibyo bakunda, ahubwo ni ukubaha ibibakwiriye. Aha rero niho haziramo kugongana. Umwana agashaka gukora ibyo akunda, wowe ukamuha ibimukwiriye, ukamuha ibyo akeneye. Niba utarigeze wangwa n'umwana wawe, ntabwo wigeze uba umubyeyi mwiza. Umubyeyi mwiza rimwe na rimwe agongana n'umwana we. Aranavuga ngo iyo ushaka kuzamura urwego, ugerageza na biriya ubona ko bidashoboka. Yaranavuze ngo niba abantu bose bagukunda, ntabwo uri umuntu ushimishije cyane. Niba abantu bose bagukunda, ntabwo uri umuntu ushamaje cyane. Uyu mugore yaravuze ngo amahirwe yawe ajyana n'uburyo ufata abantu, ibyo ukorera abantu nibyo bikugarukira. Niba benshi basuka amarira ku bwawe, nawe imbere amarira bagutegereje. Niba benshi bamwenyura ku bwawe, nawe imbere ibitwenge biragutegereje. Betty Davis yaravuze ngo mu myaka nabaye kuri iyi si, nasanze umuntu urema abanzi benshi cyane mu buzima ari umukobwa mwiza ariko ufite mu bwonko. Uwo rwose agira abanzi benshi, ariko umukobwa mwiza udafite mu mutwe ngo agira abakunzi benshi. Ni byandi bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa mu mugezi bwami, ariko ubwenge bwe nibwo bugena igihe azamarayo. Bisaba ubwenge kugira ngo ubwiza bwawe bukugirire umumaro. Gusa rero niyo uri mwiza ukaba ufite n'ubwenge, ugomba kwitegura abanzi benshi. Betty Davis yaravuze ngo inzira yizewe yo gutakaza umunezero ni ukugura amafaranga. Ibyishimo n'ibigurwa. Wagura abakunezeza, ariko ntiwagura ibyishimo. Siko abamwenyura bose baba banezerewe. Ibyishimo bya nyabyo ni amahitamo. Yaravuze ngo hari inzira imwe gusa yo gukora nk'uri bupfe. Iyo niyo nzira yonyine yo kugira ngo ibyo ukora bitange umusaruro. Aranavuga ngo nizera ko isi ari nk'ishyamba, kandi niba itubatse ishyamba ritoya mu rugo iwawe, abana ntibazabasha no kwinjira mu ishyamba ry'isi. Aranavuga ngo ushobora gutakaza byose, ariko ntuzigere na rimwe wemera gutakaza impano yawe. Niba ushaka guhunga ubuzima bwo kwicuza, irinde kujya kure y'impano yawe. Yavuze ijambo rikomeye cyane ku bacuruzi. Yaravuze ngo umucuruzi wese udatinyuka kurema abanzi, wagomba kuva mu bucuruzi agataha. Umucuruzi wese utiteguye guhangana n'abanzi akwiye kubivamo. Ngo ni kimwe n'umukinnyi wa filime wese utiteguye kurema abanzi, wakwiye kubivamo. Iyo ukora neza abakurwanya baba benshi. Uyu mugore yaravuze ngo aho uzajya hose ujye usigasira mu rugo rwawe. Iri ni ijambo rikomeye nifuza ko twese twasigarana. Yaravuze ngo urugo niho hantu ujya mu gihe udafite ahandi ho kujya. Mu rugo niho hantu ujya mu gihe udafite ahandi ho kujya. Iyi si yose kwikaragiyeho ukabura amerekeza ahantu hose, ahantu honyine uba usigaranye ho guturiza ni mu rugo iwawe. Mu byo wangiza byose ujya wirinda kwangiza urugo rwawe. Yaranavuze ngo ukomeye kurusha abandi niwe uzarokoka imiruho y'iyi si. Bidusaba gukomera, kuba banini kuruta imbogamizi n'ibibazo. Uyu mugore yavuze ijambo rikomeye cyane ku basinzi. Yaravuze ngo ntuzigere wizera umuntu uhindukana n'inzoga. Izere wa muntu uhora ari wa wundi, yaba ari muzima cyangwa yasinze. Izere wa muntu udahindukana n'ibihe, wa wundi uhora ari wa wundi mu bihe byose.
Betty Davis mu magambo yose yavuze, reka nyasoreze kuri aya ngaya. Yaravuze ngo abagore bakomeye bonyine nibo bashobora kurongorwa n'abagabo b'intege nkeya. Niba umugabo wawe ari fake, uri umugore ukomeye. Aranavuga ngo ibyishimo by'urukundo bimara akanya gato, ariko ububabare bw'urukundo bumara ubuzima bwose. Betty Davis yaravuze ngo abagabo baramutse bamenya uburyo kubyara bibabaza, ntibazongera gutereta bibaho. Uyu mugore yaravuze ngo ahantu honyine ushobora kwitwa umunyabigwi ni mu mva yawe. Mu magambo yose Betty Davis yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yavuze ijambo rikomeye ngo nubwo abagabo bihirinze bikomeye mu guhindura ibintu byinshi biteye ubwoba mu isi, ariko hari ikintu kimwe cyabananiye guhindura: gukunda abagore bakiri bato. Abagabo barihirinze bikomeye mu guhindura ibintu byinshi biteye ubwoba mu isi, ariko hari ikintu kimwe cyabananiye guhindura: